Shalom, turakomeje n'ubundi na gahunda yo gusoma Bibiliya. Imana ibaho umugisha. Turatangiye n'igitabo cy'umuhanuzi Hagayi. Igice cya mbere havuga ngo abayuda bagirwa inama yo kubaka urusengero. Mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma y'umwami Dariyo, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa gatandatu, ijambo ry'Uwiteka ryazanywe na Hagayi umuhanuzi kuri Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli, umutegeka w'Ubuyuda, no kuri Yosuwa mwene Yosadaki, umutambyi mukuru, ati: Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, ubu bwoko buravuga buti, igihe cyo kongera kubaka inzu y'Uwiteka ntikiragera. Maze ijambo ry'Uwiteka rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti: mbese birakwiye ko mwibera mu mazu yanyu y'ibitabashwa, narwo urusengero rukaba umusaka? None rero Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimwibuke ibyo mukora. Mwabibye byinshi ariko musarura bike, murarya ariko ntimuhaga, muranywa ariko ntimushira inyota, murambara ariko ntimushira imbeho, kandi n'ukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimwibuke ibyo mukora. Nimuzamuke mujye ku misozi muzane ibiti, maze mwubake urusengero, nzanezezwa narwo kandi nzahimbazwa, niko Uwiteka avuga. Mwiringiraga kubona byinshi, ariko dore byabaye bike. Mubizanye imuhira mbitumuza umwuka wanjye. Ibyo byatewe n'iki? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Byatewe n'inzu yanjye isigaye ari umusaka, kandi umuntu wese wo muri mwe yihutira kwiyubakira iye nzu. Icyo gituma ijuru ku bwanyu ryimanika ime, n'isi ibura umwero wayo. Nuko ntera amapfa mu gihugu no ku misozi, no ku myaka no ku nzabibu, no ku mavuta ya elayo no ku byera mu butaka byose, no ku bantu no ku matungo, no ku mirimo yose ikoreshwa amaboko. Nuko Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli na Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru, hamwe n'abasigaye bo muri ubwo bwoko, bumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yabo n'amagambo y'umuhanuzi Hagayi nk'uko yatumwe n'Uwiteka Imana yabo, kandi abantu bose baterwa n'ubwoba imbere y'Uwiteka. Maze Hagayi intumwa y'Uwiteka abwira abantu ubutumwa batumweho n'Uwiteka ati, ndi kumwe namwe, niko Uwiteka avuga. Maze Uwiteka akangura umutima wa Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli umutegeka w'Ubuyuda, n'umutima wa Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru, n'imitima y'abasigaye muri ubwo bwoko bose. Nuko baraza bubaka inzu y'Uwiteka Nyiringabo Imana yabo, ariko umunsi wa 24 w'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma y'umwami Dariyo. Amen. Igice cya kabiri haravuga ngo ubwiza bw'urusengero rushya. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wa 21 wako, ijambo ry'Uwiteka rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti, bwira Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli umutegeka w'Ubuyuda na Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru n'abasigaye muri ubwo bwoko uti, mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza uru rusengero rwahoranye mbere? Kuri ubu rurasa rute? Uko mururuzi si nk'ubusa. Ariko rero komera Zerubabeli we, niko Uwiteka avuga, kandi nawe ukomere Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru, mukomere namwe bantu mwese bo mu gihugu, kandi mukore kuko ndi kumwe namwe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nk'uko isezerano nasezeranye namwe riri mu gihe mwavaga muri Egiputa, umwuka wanjye akaba ari muri mwe, ntimutinye. Nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka, kandi nzahindisha amahanga yose umushitsi. N'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza, kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ifeza ni izanjye, n'izahabu nazo ni izanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi aha hantu nzahatangira amahoro, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Dariyo, ijambo ry'Uwiteka rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, baza umutambyi iby'amategeko uti, umuntu yajyana inyama yera mu kinyita cy'umwambaro we, agakoza icyo kinyita ku mutsima cyangwa ku byo kurya byatetswe, cyangwa muri vino cyangwa mu mavuta ya elayo, cyangwa mu byo kurya bindi aho byaba ibyera? Abatambyi baramusubiza bati, oya. Maze Hagayi arababaza ati, umuntu wandujwe nuko akoze ku ntumbi yakora kuri ibyo bintu byakwandura? Abatambyi baramusubiza bati, byakwandura. Maze Hagayi arabasubiza ati, niko n'uyu muryango umeze, n'ubu bwoko buri imbere yanjye niko bumeze, niko Uwiteka avuga.
kandi niko ibintu bakoresha amaboko yabo bimera, kandi nicyo bantura cyose kiranduye. None ubu ndabinginga mutekereze ibyababayeho uhereye icyo gihe kugeza ubu. Nta buye ryari ryagerekwa ku rindi mu rusengero rw'Uwiteka. Icyo gihe cyose wageraga ku miba ikwiriye kuvamo inshuro 20, habagamo 10 gusa. Wageraga ku muvure wa vino yibwira ko azavanamo inshuro 50, yavanagamo 20 gusa. Nabateje amapfa no kuma n'uruhumbu n'urubura byonona ibyo mwakoraga n'amaboko yanyu byose, ariko ntimwangarukiye, niko Uwiteka avuga. Ndabinginga mutekereze ibizaba uhereye none no mu bihe bizaza, kuva ku munsi wa 24 ukwezi kwa 9, igihe urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka rushinzwe. Mbese hari amasaka akiri mu bigega, ndetse uruzabibu n'umutini n'umukomamanga n'umwelayo ntibikera, ariko uhereye uyu munsi nzabaha umugisha. Amen. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri Hagayi ubwa kabiri ku munsi wa 24 ukwezi riti: Bwira Zerubabeli umutegeka w'Ubuyuda uti, nzatigisa ijuru n'isi, kandi nzubika intebe z'ubwami z'ibihugu byose, kandi nzarimbura imbaraga z'ibihugu by'abanyamahanga byose. Nzubika amagare y'intambara n'abayagenderamo, kandi amafarashi n'ayabagenderaho bazagwana. Umuntu wese yicwe n'inkota ya mugenzi we. Uwo munsi niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nzakujyana Zerubabeli we, mugaragu wanjye mwene Sheyalutiyeli, niko Uwiteka avuga. Nzakugira ikimenyetso kuko nagutoranyije, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Igitabo cya Zefaniya nacyo turakirangije. Uwiteka akomeze kubagirira neza. Ubutaha tuzakomeza n'igitabo cy'umuhanuzi Zekariya. Imana ikomeze kubarinda nawe ubutaha.